amaraso yamenetse yatwogeje ibyaha byacu, nimuze mwese abera. Ndamukunda cyane, mumumbwirire nimuramuka mumubonye mubwire ko umuhungu bita Shaka utuye mu nkambi ya Nyabiheke aramukunda cyane, ndamukurikirana cyane cyane, azaba nk'igihe nk'iyo ndeba nk'indirimbo za Gisubizo iyo mbonye atarimo dukomeze tubashimira inshuti za The Voice nk'uko twabibemereye, tuzagera buri hantu hose hari umuntu ufite impano, yaba muri gospel, mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, twabemereye ko tuzagenda tubibageraho. Uyu munsi rero twasohotse i Kigali tugenda mu ntara mo gato, duhura n'umuhungu n'umusore uririmba indirimbo za gospel zo guhimbaza Imana. Kadutangira bibwira, ibindi muragenda mubimenya. Amazina yanjye nitwa Shaka Alain, aya ni amazina yanjye, murakoze. Hanyuma Shaka Alain, ukora iki? Umuntu waba ukubonye bwa mbere? Ndi umuririmbyi, ndirimba indirimbo zihimbaza Imana. Uririmba nk'umuhanzi ku giti cye cyangwa ufite ministeri ukoreramo? Ubu ngubu ndasa n'umuntu urimo kuririmba indirimbo ku giti cyanjye, gusa natangiriye muri korali. Hanyuma muririmbyi ku giti cyawe mu nkambi birakorohera, nta kibazo bifitemo? Gusa imbogamizi ntabwo zabura. Ubu nari natangiye, nari maze gukora indirimbo ebyiri, ariko nyine ni urugendo rurerure, ntabwo biba byoroshye. Hanyuma ufite indirimbo ebyiri z'amaudio, amaudio yangahe, amavideo yangahe? Zose ni amaudio cyangwa harimo n'amavideo? Indirimbo zombi ni amaudio. Amaudio se hano hafi hari amastudio mukora cyangwa bigusaba guteguka za Kigali cyangwa mu yandi mavira? Njye nkorera Nyagatare, niho njya no gutega nyine, ntabwo biba byoroshye. Hanyuma hano mu nkambi, umuziki hano mu nkambi nk'ukuririmba nk'umuhanzi ku giti cyawe bimeze gute? Birakorohera se basi? Ntabwo, nk'uko natangiye mbibabwira, ntabwo biba byoroshye. Gusa iyo umuntu atangiye nka kuriya, hari ibintu byinshi biguca intege, ukabona ugatekereza nk'amafaranga uba washoyemo kugira ngo izo ndirimbo zishire ku mugaragaro, ukabona rero hari ibintu biguca intege. Ariko ibishoboka byose umuntu aragerageza byose agakora, kugira ngo umuntu arebe ko hari ikintu umuntu ashobora kuzageraho nyuma y'ibi ngibi. Kuki wahisemo kuririmba gospel, ntiwahitamo kuririmba iz'isi? Kandi benshi bavuga ko indirimbo z'isi arizo zirimo amafaranga, zituma umenyekana vuba, wowe ugahitamo kuririmba gospel. Umuntu ashobora kubisobanura gutandukanye, ariko njyewe hari icyiza nabiboneyemo gukora indirimbo zihimbaza Imana. Njyewe ku rwanjye ruhande naje gusanga ari ubuzima, ntabwo ari ibintu biri aho ngaho gusa. Naje gusanga ari ubuzima, ndabifata mbikura ku bandi, ndabizana mbyishiraho. Numva ni ibintu rero bimfitiye inyungu kuri njyewe. Iyo ndirimba numva muri njye mbohotse, hari ibintu byinshi rero numva nshobora gutanga aho ngaho, impamvu ituma ndirimba indirimbo zihimbaza Imana. Hanyuma ni ibintu by'umuryango, hari abandi umuryango wanyu baririmba cyangwa ni ibintu byakuguyeho n'impano yawe wisangije wenyine? Ni umuryango, niko nabivuga. Twakuze dusanga mama aririmba, gusa nyine ni njyewe ugerageje gukora indirimbo nyine nkaba zishize hanze. Ariko mfite na mushiki wanjye nawe araririmba, na mukuru wanjye, so bibera i Kigali, ntabwo baba hano. Hanyuma nk'ababyeyi baragushigikira cyangwa nk'abakuru bawe? Hari abana benshi usanga iyo batangiye kuririmba nk'uku, ugasanga umuryango cyangwa abaturanyi ngo ndore wa mwana ngo yamaze kwigira ikirara, ngo ntagishaka gukora ibindi, ngo ni indirimbo gusa. Wowe se mu muryango hari abagushigikira cyangwa ababyeyi ntacyo bibatwaye kuburirimba? Umuryango baranshigikira mu buryo bwose bushoboka. Umuryango nta kibazo, gusa nyine ikibura n'ubushobozi, ariko umuryango baranshigikira mu buryo bwose bushoboka. No kuvuga ngo mpaguruke ngende nje Nyagatare mare iminsi ngahe ngiye gukora izo ndirimbo, umuryango baranshigikira kabisa. Hanyuma insengero musengeramo hano hari uburyo zibafasha, bakaba bavuga ati ka umwana wacu tumwishura indirimbo cyangwa tumufasha ubufasha runaka biratandukanye? Hari icyo insengero zibafasha musengeramo?
gusa mbitangiye vuba, mbitangiye muri bino bihe, ntabwo nari namenye uko bimeze iby'insengero. Insengero kubera ko ntangiye umuziki nyine muri bino bihe bya covid, ntabwo insengero nzi uko bimeze nyine. hanyuma turashaka noneho muri izo ndirimbo zawe zibiri uturirimbiremo imwe, nimba ariyo nawe ukunda cyangwa abantu baba barakumenyeyeho uyituririmbire nk'umunota umwe cyangwa amasegonda make. Reka baririmbire indirimbo imwe, indirimbo nakoze mbere ivuga ku maraso ya Yesu. Amaraso yamenetse yatwogeje ibyaha byacu, nimuze mwese abera turirimbishe ishimwe ryiwe, ndashima izina rikomeye, izina rifite imbaraga, ndashinganye ku bw'iryo zina, ubu narababariwe. Murakoze. Hanyuma izo ndirimbo zombi zitwa gute, watubwira titre zazo? Indirimbo imaze gusoza yitwa narababariwe, afite n'indi ya kabiri yitwa Jehova. Turirimbire naho gato amasegonda make. Murakoze. Iyo ndirimbo ni nshyashya, nibwo nkikora, ntabwo ndayishyira kuri channel, ariko nayirahari. Hanyuma se izo ndirimbo ni wowe uziyandikira cyangwa hari undi muntu ubigufashamo kukwandikira nawe ukagenda ukaririmba? Abaririmbyi benshi tuzi usanga batazi kwandika indirimbo, akaba afite umuntu umwandikira uwo akajya muri studio kuririmba gusa. Wowe se ni wowe uziyandikira ukanazisora cyangwa umuntu ubigufashamo? Yego, izo ndirimbo ni njye uzandika. Izo ndirimbo ni njye uzandika. Mfite indirimbo nyinshi, natangiye mbabwira ko ndirimba no muri korali. Mfite n'indirimbo nyinshi nagiye nandikira korali, ariko izo ndirimbo ni njye waziyandikiye n'izanjye. Hanyuma tugaruka ku muziki wawe bukeya, ni ryari wamenye ko uzi kuririmba? Ni ryari wumva wabyinjiyemo uravuga ati iki, cyangwa ninde muntu wakwenspirarinze kugira ngo utangire uririmba? Hari abantu usanga benshi avuga ati nabonye umuririmvyi runaka bituma nkenera ngo ndirimbe. We ni gute byagenze kugira ngo umenye ko uzi kuririmba? Nabaye mu makorari, ariko kugira ngo wenda amenye ko icyo kintu gishobora kuba gihari, iyo mpano ishobora kuba ihari, natangiriye mu makorari ya za Musingi mbamo, noneho nkareba ukuntu abandi baririmbyi bangirira icizere, bakambwira ngo uyu munsi ku cyumweru niwe uyobora indirimbo, nkaziyobora gutyo. Naramuka wenda dusoje nk'amateraniro, nkabona ukuntu abantu nyine bakomeje kumbwira ngo waririmbye neza uno munsi, nkumva muri njyewe ndashima Imana cyane kubw'ibyo bintu. Ubwo ngubwo aba aribwo ntangira kumenya neza ko hari impano y'Imana ishobora kuba indimo, gusa njye nkaba ntabizi. Hanyuma ninde muririmbyi ukiri muto uvuga ati uyu muririmbyi ari mu bantu batumye nkunda kuririmba? Hari ukuvuzi kuririmba, ariko hari no gutuma umuntu waguteye kubikunda. Hari umuririmbyi yaba mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda, umuntu uririmbyi waba uvuga ati uyu niwe watumye nkunda kuririmba? Yego, nkunda gukurikirana Nkomezi uririmba muri Gisubizo. Ndamukunda cyane, imiririmbire yiwe aranyubaka cyane. Ndamukurikirana, nkunda uburyo ayobora abandi, iyo arimo kubayobora ari imbere yabo, ijwi ryiwe aramfasha cyane. Uriya niwe muntu ngenderaho mu bintu by'imiririmbire yanjye, niwe muntu ngerageza no kumukurikirana cyane, nkareba se Nkomezi ni umuririmbyi umeze gute, akunda iki, ameze gute. Naramukunze cyane, nkunda n'ukuntu aca bugufi. Muri njye rero ibyo bintu nanjye ndimo kubyitoza. Hanyuma se mwaba mwaravuganye cyangwa mwaba muvugana, mwari mwahuraho ngo muganire basi mubwire ko umukunda? Ntabwo turahura kabisa. Ndamubona gusa nk'iyo nageze muri Kigali,
hari igihe nkunda kuja nko muri werezi nkamubona ariko ntabwo ndabimubwira, gusa ndamutse mubonye nabimubwira kabisa. Tukiri aho gira ka message umubwira cyangwa umudutumeho twemeye bibiri bashoboka ko twamubona, tubwira akantu mutuma cyangwa umusaba. Yego, uriya muhungu ndamukunda, ni umugabo nako nanjye nk'umuhungu ndamukunda cyane, mumumbwirire nimuramuka mumubonye mubwire ko umuhungu bita Shaka utuye mu nkambi ya Nyabiheke, aramukunda cyane, ndamukurikirana cyane cyane, azaba nk'igihe nk'iyo ndeba nk'indirimbo za Gisubizo iyo mbonye atarimo. Hanyuma rero izo ndirimbo za ebyiri tubwiye urumva ufite gahunda yo gukora amavideo ryari cyangwa se hariyo waba watangiye gukora? Ntayo ndatangira gukora, ariko nko mu mitekerereze yanjye numvaga mfite gahunda yo kuzikora muri uyu mwaka uyu turimo. Hanyuma hari umuririmbyi waba uhari wifuza ko mwazakora indirimbo, mwazahura ugize n'amahirwe gura nawe wamusaba ko mukora indirimbo umwe cyangwa babiri waba ukunda nyine wasaba ko bazagufasha? Nkuko natangiye mbivuga, nta wundi kabisa, nkuko nabibabwiye, ni inkomezi mbonye amahirwe yo kubana nawe nkamubona byanshimisha cyane kurushaho, tugafatanya tugakorana indirimbo. Hanyuma turangiza rero turashaka ubwire abantu imbuga ukoresha, yaba ari ukeneye kugufasha, uratubwira nimba ari Instagram ukoresha, Facebook na nimero zawe nimba bishoboka. Yego, imbuga nkoresha Facebook, nkoresha amazina yanjye Shaka Alain, ayo ni amazina nkoresha, ni nayo ari kuri channel yanjye, nimero zanjye ni 0782 37 66 47. Murakoze. Tubashimire. Yego, murakoze. Dukomeze tubashimire inshuti za The Voice, tubasaba gushigikira izi mpano tuba twagiye tubereka. Nk'uyu ni umuririmbyi ukeneye ubufasha, ufite indirimbo nyinshi zanditse ariko nta bushobozi bwo kujya kuzikora mu studio ndetse n'amavideo yizo amaze gukora.